Les combattants de Twirwaneho, le contrôle de la cité de Mikenge en territoire de Mwenga dans le haut plateau de Minembwe. Tayari umusozi wa Baruta umaze gufatwa muri aya masana M23 hamwe na Twirwaneho bafatanije, ariko kandi president nayo yamaze gufatwa. Mbaye ikaze Nikora, ibintu bimeze bite muri rusange? Urakoze cyane reka duhere ariya mu makuru menshi cyane dufite ubu ngubu. Reka duhere cyane mu makuru arimo akomeza kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye ku mirwano irimo ibera ahantu bita ku musozi wa Baruta ndetse n'ahantu bita Point Zero. Iyo mirwano yatangiye ku munsi w'ejo ubwo mama 23 yigaruriraga agace ka Rwitsankuku. Umunsi wari wakurikiyeho ariko bari bigaruriye icyo bita Mikenge. Bamaze kwigarura Mikenge baravuga ati ntabwo twaba muri Mikenge tutigaruriye icyo bita Rwitsankuku. Yego. Noneho bahita bavuga ati reka turebe uburyo noneho twazamuka tukaza tukareba uburyo twarwana hari ya Rwitsankuku. Yego. Rwitsankuku bamaze kuyigarurira ingabo za leta ntabwo zaboroheye. Zabagabye igitero ngo zirangize kubagabaho igitero. Noneho cya gitero baza kugisubiza bituma cya gitero wabagabyo bahita bazamuka basatira umusozi wa Baruta. Yego. Bamaze gusatira uriya musozi wa Baruta ku munsi w'ejo barazamuka. Umusozi wa Baruta ni muremure cyane. Haba ari mu butumburuke ni muremure ndetse haba no mu bugari ni muremure cyane. Yego. Uyu musozi wa Baruta bamaze kuwigarurira hahise hazamo ibintu bijyanye n'impinduka nyinshi cyane. Zimeze zite? Izo mpinduka zaje nuko ingabo za FDLR Wazalendo bari hejuru mu musozi hejuru. Uko bari hejuru mu musozi ingabo za mama 23 ziri hasi. Bagira ngo bazamuke Wazalendo bakabarasa na FDLR n'abarundi bakongera bagasubira hasi. Yego. Bamaze kubarasa gutyo amasaha yaragiye ageza mu masaha ya nijoro. Bagejeje noneho nijoro haje kuzamo ikintu bita ingabo za leta zaraje zirirunda hariya hirya ku musozi wa Baruta. Uburyo utabonaga umusozi harimo hagaragara abasirikare gusa, hari uniform gusa barimo bakomeza kunyuranamo. Ingabo za mama 23 na Twirwaneho barareba baravuga ati bari abasirikare ntabwo turi bo bashobora. Icyo tubashoboza ni kimwe, nuko tugomba kugira gute, tugomba gushakisha uburyo ubwo ari bwo bwose tukabagabaho iki, tukabagabaho ibitero. Bahise bohereza icyo bita drone. Drone zahise ziza zirabakubita mu masaha y'ijoro. Babasirikare bari yara muri turiya duce hafi ya bose abenshi bagize gute, bapfuye. Dore ko bari benshi kandi bari begeranye kandi ntago bari guhirahira bamanuka ku gasozi. Yego. Guhirahira umanuka ingabo za mama 23 zigira gute, zikurasa. Tayari. Kandi ako gasozi kari gacukuye n'iki, indake. Indake abatazizi ni imyobo bashobora kwishamo ndetse bakanayirwaniramo. Yego. Bari bafite indake z'imbere bakagira indake zo ku mpande ndetse n'indake z'inyuma. Noneho ngo barangize baza gukubitanira hehe muri kariya gace. Ingabo noneho za leta bahise za mama 23 hahise haza drone. Ingabo za leta zavuze ko iyo drone ari iya mama 23 ariko mama 23 ntabyo iremeza. Bahise babarasa barabasheringa neza na drone. Drone zirabakubita zirabamima muzimaze kubarasa bafata abapfuye abakomeretse bose babajyana hariya Point Zero. Bakibageza Point Zero noneho mu masaha 3 hahise hamanuka drone 3. Izo drone 3 ziraza zimaze kugera hariya nazo bavuze ko ari za mama 23 ariko nazo ntabwo irazigamba ngo izemere. Yego. Nazo zahise zirasa noneho Point Zero. Zirasa Point Zero barabarasa hapfa abasirikare benshi ari ba Wazalendo ari FARDC ari FDLR abo bose bagize gute baguye hariya muri turiya duce twa Point Zero. Noneho bakirangiza ingabo za mama 23 zahise ziradifasinga mu masaha 9. Tayari ziba zigezemo. Tayari bahise badifasinga baravuga ati turabanetralije n'ibitero bya drone. Turabanetralije muri kariya gace ka Point Zero. Niba turangije kubanetraliza egare ko tugomba kubataka mu buryo bujyanye n'iki n'intwaro. Yego. Bahise babataka. Babakubise bahise bazamuka ka gasozi bagihugiye mu kureba bakomeretse mu kureba abapfuye. Bahise bazamuka barabatera. Barangije kubatera babakura muri kariya gasozi kiki ka Baruta. Kariya gasozi ka Baruta bakabakuyemo bakirangiza kuko abakuramo kariya gasozi ka Baruta. Hahise hazamo noneho ibitero bikomeye by'abarundi nabo baje kurwana na 23. Nabo bahise bavuga ati za ngabo za Twirwaneho na mama 23 barashobora kuba bagera no Point Zero. Bahise bambuka directement bava hariya
.0 baraza neza abantu bazi hariya kuri uriya musozi wa Baruta hari akarambi gahaba gutya yego bahita baza noneho bahita bagera kuri ako karambi noneho abariho batangira kugira gute guhanganira ingabo za M23 ndetse na twirwaneho zihita zifungira aho ngaho zimaze gufungira aho ngaho abarundi nabo bahita baza nabo bafungira imbere yabo ahantu hajya hakunda kuba iki hari ibyapa bihaba hakundaga no kwitwa ngo ni ku maresitora hari ibyapa bihari bisobanura .0 bisobanura n'uduce twinshi dutandukanye aho ngaho bariho batangira kugira gute guhanganira bahahanganiye baraharasanira hapfa abarundi benshi ariko ingabo za M23 niho ziri ariko kugeza ubu ngubu barimo barasheringa isasu ikompura igahita rigwa muri .0 neza hagati neza ako kanya ririmo rihita rigwa neza muri .0 aho ngaho bari birumvikana cyane ni ahantu .0 ushobora kuvuga ngo isaha n'isaha nayo turumva yabaye itombe yagize gute yabaye itombe isaha n'isaha turumva .0 yagize gute yarangije kuba tombe niko rangira ngo gufata agace ni ibintu bikomeye cyane ariko ngira ngo si ibintu byoroshye ku ruhande rw'umwanzi rwa rugamba rumeze rute mbese bahanganye bingana iki kugeza aho umwanzi avuye mu bice hanyuma undi nawe akabijyamo rwa rugamba ruha rumeze rute rufite ubukana bungana bute ruriya ni urugamba ruremereye cyane rurimo abasirikare benshi cyane ku ruhande rwa coalition harimo abasirikare benshi cyane batandukanye hariya .0 baharunze abasirikare benshi cyane ndetse n'abari muri turiya duce twinshi abari za Mutunda bavuyemo abari za Mikenge bavuyemo abari Rwitsanguku bavuyemo abari Karingi bavuyemo abari Karongi abari Irundo abari Bidego abari Igakenge abo bose bavuyemo bose baraza birunda hehe hariya muri kariya gace urumva ko hari abasirikare benshi cyane kandi bari bakane bagira ngo ruriya rugamba babashe kugira gute kurutsinda hariya bakaba basigaranye uduce dutatu bakaba basigaranye .0 na Mukoko ndetse na Nyaruhinga nitwe twonyine basigaye kugira ngo babe bavuye hariya muri Minembwe urwo rugamba noneho ukuntu rwari rumeze hari abasirikare benshi cyane bari kurwana hakaba hari gukoreshwa noneho n'imbunda ziremereye cyane ku munsi w'ejo nakwerekaga imbunda M23 yafashe bakaba ari imbunda yakoreshejwe muri Deuxième Guerre mondiale ikaba yarakozwe n'Ababiligi ikaba yarakozwe n'Ababiligi akaba ari imbunda ikomeye cyane ndetse bivuga ko M23 babuze n'umusirikare washobora kugira gute wabirashisha bagashaka umusada wabandi bashobora kuza kugira gute kubaha ubumenyi ariko noneho kugira ngo umenye ubukana bwa ruriya rugamba harimo imbunda ziremereye nirwo rugamba rwa mbere tubonye M23 irwanye kuko twumvishe coalition barimo babivuga bagakoresha amadrone bagakoresha ikirere bakongera bagakoresha no ku butaka nicyo kikwereka imbaraga ziri muri ruriya rugamba kandi ruriya rugamba rurakomeye kandi ruraremereye cyane birumvikana cyane none aka gace ni agace bwoko ki tugasobanukirwe hari igihe usanga bakavuga ariko bagadasobanukiwe neza ni agace bwoko ki gaherereye hehe kugira ngo tumenye ngo agace kafashwe gateye gatya ako gace turimo tuvuga ka Baruta gaherereye mu majyaruguru ya Minembwe gaherereye mu majyaruguru ya Minembwe niho Baruta iherereye kandi iyo Baruta yegeranye na .0 inyuma ya .0 sibyo akaba ariho twita kwa Murima niko gace ako ngaho hanyuma noneho ikindi wamenye hariya hari noneho n'abarundi bamaze kumva ko barangije kwigara kariya gace ko ku musozi wa Baruta barangije noneho kubona ko amakompara batangiye kuyaranse akagera hariya muri .0 bahita bavuga ngo noneho icyo tugiye gukora kugeza ubu ngubu nuko bahamagara abarundi bari hehe bari za Bibogobogo abarundi bari he bari za Baraka bahise batega Tata baraza Tata ni imodoka ya gisirikare iyo modoka ya gisirikare ikaba yari irimo n'ibifaru barayizana baratambuka Fizi baratambuka ahantu bita Mboko batambuka Ikananda barakomeza noneho umuhanda binjira hehe binjira hariya kwa Murima bakigera hariya kwa Murima drone nayo irongera iramanuka ati pa nayo irongera kandi igira gute irabarasa nabo barongera abarundi kandi bagira gute bagwa muri barongera baraharasigwa aho ngaho abaraye barashwa hariya ku musozi wa Baruta abaraye barasiwe .0 abaraye noneho barasiwe hariya barasiwe hariya kwa Murima nabo ni benshi cyane izo drone noneho zirimo ziragenda zikora ibintu bitari bisanzwe barimo barashaka kunetraliza abantu baje kubagabaho ibitero bakiri kure kuko twabibonye ruca Mikenge iri bufatwe
ibitero bya M23 barashe neza muri Baraka. Twarabibonye barasa abasirikare barimo bava ku kivuko ahantu biti Mushimbake. Mu masaha make tubona haguye indege zibiri za kajugujugu za gisirikare. Aho zarasiwe nazo ziharasiwe. Yego. Hanyuma noneho ubu ngubu mu nijoro tubona point 0 irashwe kandi hagati ya point 0 hari umusozi wa Baruta. Bamaze gufata umusozi wa Baruta tubona abasirikare barimo baza bashaka kwinjira hariya muri point 0 barasiwe hagati y'umusozi wa Baruta na point 0 ari hariya kwa Murima. Cyangwa byakunda M23 na twirwaneho barimo barashaka kunetraliza igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na coalition yacyo batarabasha kugera ku rugamba. Ku ruhande rwa M23 ndatwirwaneho bisobanuye iki gufata aka gace, ariko kandi ku ruhande rwa FARDC nabo bafatanya bisobanuye iki gutakaza kano gace? Icyo bisobanuye gutakaza kano gace nuko bagiye kuva muri Minembwe. Kariya gace kukarekura ubuvuye muri Minembwe kandi kariya gace kukarekura egare ko point 0 uzaba yirekuye. Yego. Nibarangiza gufata kariya gace neza bakigaruriye point 0 irahita yikuramo. Point 0 niyikuramo mukoko irikuramo mukoko niyikuramo sibyo umusozi wa Baruta nako nani Nyaruhinga irahita yikuramo. Yego. Nyaruhinga nirangiza kwikuramo Minembwe yose izayibaye Tombe sibyo Shene de Mitumba yose izayibaye Tombe Indondo yose izayibaye Tombe Mibundo yose izayibaye Tombe icyo hagati cyose kizaba kibaye Tombe. Imirwano izabisigaye mu Mitamba bamanuka berekeza Uvira ndetse kandi ikindi kintu kizaba gisigaye hazaba hasigaye kariya gace kose gatuyemo abanyamurenge bazaba bagiye kugira gutuza. Ikindi kizaba gikurikiyeho ntabwo bafata hariya point 0 ngo nibarangiza ariho bashinga ibirindiro byabo barahita binjira muri ya shamba rya Bicumbi abandi bamanuke Mukoko abandi bamanuke Nyaruhinga abamanutse za Nyaruhinga barahingukira Rusuku abanyuze hariya Mukoko barahita bahingukira kwa Murima ndetse n'abanyuze muri ya shamba rindi rya Bicumbi nabo barahita bahingukira hariya kwa Murima directement bahita bajya kwataka hariya Mboko bakomeza berekeza hariya muri za Fizi. Nibamara kugera hariya muri za Fizi bazaba barangije gufunga inzira iva Baraka niyerekeza Uvira directement. Abari kwa Murima nibamanuka nabo urumva ko bazaba bafunze inzira iva kwa Murima werekeza Baraka. Abazaba bari hariya muri turiya duce tw'Indondo hariya neza mu Mitamba nabo nibamanuka bakagera hariya muri Uvira Plaine de la Ruzizi ntabwo bazayirwaniramo kariya gace ka Uvira ntibazakarwaniramo nibakarwaniramo nta nzira bazaba bafite. Inzira baba basigaranye ni inzira y'amazi bambutsa muri Lac Tanganyika iberekeza Kalemi. Indi nzira baba basigaranye ni imwe gusa ibaha ubuhungiro berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Urebye aho urugamba rwerekeza ukabona imbunda buri munsi zizanwa nshyashya za buri munsi ukabona abasekere baza bashyashya abo Burundi n'abandi batandukanye ukabona imyitozo n'ibindi bitandukanye no gufatwa k'uduce bya buri munsi. Iyo urebye bino byose ubona urugamba rufite iyihe ntego cyane ubona rugana hehe cyane kuri M23 bafatanye ubona intego ari iyihe muri rusange? Intego yabo buriya nta yindi ya M23 kuko twagiye twumva abayobozi babo babigarukaho cyane no kugira ngo babashe kubohora abaturage no kugira ngo babashe kubohora abaturage bahoze mu bukoroni bari mu bukoroni bw'ingabo za coalition. Uburyo Kisekedi akomeza kwica abaturage akomeza kubakoroneza ababuza uburenganzira bwo gutura mu gihugu cyabo babashakire uburyo bakomeza gutura mu gihugu cyabo kandi bakitirirwa nkuko tujye twumva Kisekedi ndetse na bamwe mu bayobozi bafatanya kuyobora bavuga ko bamwe mu baturage batuye muri Kongo bari basanzwe muri kiriya gihugu igihe bakataga imipaka bakomeza kubita ngo ni bande ngo ni abashitsi ngo ni abanyarwanda bagomba gutaha bagasubira mu gihugu cyabo kandi ari abakongomani. By'umwihariko cyane ibyo ngibyo nibyo bari abasirikare ba M23 bahagurukiye kugira ngo babashe kuzana impinduramatwara cyangwa se revolution muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburyo umuturage wese wo muri Kongo yaba ari umurwandafone waba uri umunyamurenge waba uri umunyamasisi waba uri umunyarucuru waba uri umunyengungu waba uri umubembe waba uri umufurero waba uri umushi waba uri umurega
abo bose batuye muri Kongo babashe kubona ubwisanzure bungana, batavuze ngo uyu ni umunyanaka uyu ni umunyanaka, ibintu by'amacakubiri babashe kubica, kandi bose babashe kubona uburenganzira bungana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana cyane. Ibikomeje kuvuga ko abarundi bakomeje gupfa ari benshi baguye ahangaha mu kanya bikomojeho, ariko byavuzwe ko hapfuye abasikare benshi cyane b'abarundi muri rusange. Hakanavuga ko hakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane gituma Burundi mu ngabo zabo bakomeye batari kumvikana cyane cyane ku bijyanye n'uru rugamba bari kurwana mu gihugu cy'amahanga, bikavuga ko bikomeje kuba byaba ikibazo gikomeye cyane. Abarundi baguye ahangaha bahoherezwa bya buri munsi, abyo bigaragaza ihe sura muri rusange, kandi gutsindwa gukomeza kuba kwakoboka cyane muri rusange. Cyane urakoze. Abarundi barimo baragwa hariya muri iriya misozi miremire Minembwe, ariko sinabo gusa, hari n'abandi basirikare benshi barimo bahagwa. Ariko abarundi impamvu barimo bagaragara ari benshi, abarundi bagenda ari bonyine, ntibaza bajyana mu modoka ngo bajyanemo n'ingabo za FARDC. Kubera iki? Ntabwo babana mu mapozisiyo, babana mu mapozisiyo. Nese ntabwo banza kujya inama bati tujye ku rugamba dutere iki n'iki, umwe agenda uko ntabwo bakora inama. Oya, inama barazikora, ariko amapozisiyo yabo, pozisiyo militaire cyangwa se ibyicaro byabo aho baba bakambitse, abarundi bakambika ukwabo, FARDC igakambika ukwayo, wazarende bagakambika ukwabo. FARDC bo na wazarende bagenda mu modoka imwe, ariko abarundi bagenda mu modoka yabo. Iyo bagiye gutera ntabwo bajyana rwose, abarundi batera ku ruhande rwabo. Gusa ingabo z'abarundi zaza gutanga musahada mu duce turimo turwanamo FARDC, FDLR n'abazarende, ariko ntabwo bajya bakunda kwinjirana mu rugamba ngo usange ngo uyu ni umuzarende uraha, ngo umurundi ni uryamye hano, ngo hari ahajyamye mu FARDC. Barashobora kuza gutanga musahada, nimba baje gutanga musahada ugasanga bakabye nka kariya gatope cyangwa se bakabye kariya gasozi, hanyuma nabo ugasanga n'abandi nabo barimo bararwana mu tundi duce dutandukanye. Kuri uyu munsi impamvu bapfuye kuriya, iriya modoka babarashemo bari bafite ndetse n'ibifaru byari birimo, nuko harimo abarundi gusa, nibo gusa bari barimo bafite ibifaru. Niyo abo bavuzwe cyane, nibo bavuzwe cyane kubera bahaguye ari benshi cyane. Bamwe baciwe amaguru, abandi ni amajosi, abandi ni mu nda. Fragment urabizi ko zica nabi cyane, kandi noneho drone yikurasha na bya bisasu byari biri muri nabyo birabastinga, nabyo bikagira iki uruhare mu kugira gute mu kukurangiza. Mu kanya gashize numvise imbwirwaruhame z'umuyobozi cyangwa se guverineri wa Kivu y'Amajyepfo, ndumva Nesto yesuye abaturage ababwira ko bakwiye kuza gufatanya na M23 kugira ngo barwanye Tshisekedi, kuko ngo Tshisekedi inyituranye ye nuko bafunga ko ngo hari benshi yajyanye muri gereza kandi bamwishigiye bakamugenderaho. Iyi message umuyobozi guverineri yatanze isobanuye ko abaturage bagomba kuza gufasha ihuriro kugira ngo bagere kuri za ntego zabo. Birashoboka muri rusange? Birashoboka. Yatangiye gusensibiliza, iyo ni sensibilisation yakoze. Niba umuntu avuga ngo reka nkore sensibilisation, sibyo, akavuga ati reka dukore sensibilisation, abwira abaturage icya mbere buriya kugira ngo ufate agace no kugira ngo ako gace ubashe kukabamo, ubanza gukora kwiyegereza abaturage. Mu gihe utariyegereza abaturage ngo bakwiyumvemo, ntaco waba urimo kurwanira, kubera ko n'abinjira igisirikare cyawe bava muri ba baturage. Ugomba kubanza kwigarurira abaturage, ukabereka ko urugamba uri mu Rwanda rubafitiye inyungu, ukabereka ko ari bo urimo witangira, ukabereka ko mu gihe batagufasha bajya mu kaga, wakababwira ngo nimuhaguruke mufatanye n'ingabo za coalition kugira ngo mubashe kugira gute kwikiza umwanzi. Akababwira ko uriya mwanzi atari umukongomani, akabereka ko batewe n'ibindi bihugu. Ariko ibyo ngibyo bari kuvuga ukuri kose abaturage bagize gute barakuzi. Abaturage ba Kongo ukuri barakuzi, iminsi bamaze mu ntambara barayizi, abicwa n'abazarendo barabazi. Kuki atarahaguruka ngo ajye kureba abazarendo barimo baguhariya muri Uvira? Ntabwo arabikora. Tumaze igihe kirekire Uvira tutayinjiramo, turi muri za Minembwe na Masisi, kubera ko ariho cyane harimo hagenda habera imirwano ikomeye. Kuki atatubwira impamvu bari abazarendo hariya hari imirwano ikomeye? Abazarendo bakaba bari kwica abaturage, ibyo ko atarahaguruka ngo abitangaze. Kuki atarahaguruka ngo adutangarize ngo atubwire ngo abaturage barimo bapfa ku ndondo bari bicwa n'abazarendo? Kuki ibyo atarabivuga? Kuki ahaguruka akerekana ububi bwa M23, hiyerekana ububi bw'abahibu bishe abantu hariya muri Baraka, ahantu bita Lweba, bishe abantu barenga 40. Kuki atabivuze? Kuki ataje ngo agaragaze abazarendo abaturage bishe hariya za Makobolo bakimara kubifata? Ko ataragaragaza abaturage bafashwe ku ngufu n'abazarendo?
ububi bwa mama 23 nibwo arimo kubereka kandi uduce mama 23 ifite ariko dutekanye utwo duce nitwo dutekanye niyo mpamvu arimo ashaka kugira ngo abereke ko mama 23 batagomba kugira nk'umubyeyi rwose batagomba kugira gute batagomba kuyitererana bagomba gufatanya nayo mama 23 bakomeze bafatanye nayo ariko icyo bagomba kumenya ziriya ngabo za leta nazo ziragenda zigashishikariza bene wabo zikababwira muzatererane mama 23 uduce bafite yego nabo barabikora ni propaganda barayikora ariko mama 23 kubabwira ngo mudushigikire ibyo ni ibintu bisanzwe bagomba gushyigikira mama 23 Purusi nawe ajyaguruka akajya kubaganiriza yego Purusi yarangiza kubaganiriza akababwira gutya na gutya ndori bya mama 23 gira gutya ntabwo ujye ubona n'amatangazo avuga ngo bafashe ku ngufu kandi ntayo turabona ariko ingabo za leta zifata ku ngufu ari bakora propaganda bakabyigisha cyane rwose bakabyigisha kandi ibyo ngibyo bakabasha kubishyira mu bikorwa bizakubwira kandi kantu gatoya ngira ngo tumaze iminsi tubona uduce dufatwa buri munsi dutandukanye bigaragaza n'isura ariko kandi hayoboza na raporo nabonye mu kanya ndetse Loni yashinje AFC M23 n'abandi bafatanya gushinga leta bakabivuga bashingiye kuko iri huriro rifata uduce twinshi barangiza bakanashyiraho ubuyobozi bw'utwo duce iyo ni kuvuga ko hari gushinga iyo leta nawe uyirebye uduce dufatwa twa buri munsi intego ni gushinga leta leta yazamo rwose ariko ntabwo intego yabo ari ugushinga leta iyi ntego yabo ijya kuba ari ugushinga indi leta ntabwo baba basaba ko bajya mu mishyikirano ariko mu gihe basaba kujya mu mishyikirano bigaragaza ko objectif ya mama 23 atari ugushinga leta ni ukwakuvuga ngo reka turebe uburyo tunegosiye mu bibazo abaturage bacu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite turebe uburyo biriya bibazo twagira gute twabirangiza yego ibyo ngibyo nibyo byakunda kuvuga ariko mu gihe bo batabasha kubyumva bakavuga ati biriya bibazo ntabwo twebwe twabijyamo na mama 23 ngo tujye kunegosiya icyo gihe bazaba bari kubongera imbaraga zo gushinga leta yego ariko urebye imikorere ya mama 23 n'uburyo bayoboye uduce bigaruriye n'imikorere yabo icyo bataratangaza ntabwo baratangaza ko bafite ntabwo baratangaza ko bashinze leta yabo yigenga ariko ugiye indirectement wasanga iyo leta barayishinze mu buryo butagaragarira abantu yego kubera ko nubwo tutarabona inteko y'abadepite ariko bafite abiga ibyo bibazo bakora mu mwanya w'abadepite birahari rwose tubona abaminisitiri barimo yego nka minisitiri wa education arahari minisitiri w'imari arahari n'izindi nzego zitandukanye barahari yego ba guverineri barahari yego ba komanda secteur barahari bose abayobozi ba komine barahari yego abachef de quartier barahari yego ba nyumba kumi barahari yego urwego rubura ni president wenyine kandi nawe mu bundi buryo hari uhagarariye ihuriro mu bundi buryo nawe hari uhagarariye urwo rwego indirectement iriya ni ikindi gihugu cyigenga kitaratangazwa kandi kitaremererwa ko ari igihugu kigira gute cyigenga buri ikiro no kuzamura idarapo gusa barangiza agatangazwa perezida birumvikana cyane yego hari ikindi twavuga cyihutirwa cyane kugira ngo dusoze bwana Nikora twaza kubigarukaho no mu yandi masaha nta kibitwaye reka dusoreze aha kugira ngo dutegure n'andi yakurikira ndagushimiye cyane Nikora urakoze cyane shimira hano babanye natwe muri aya makuru yaragezweho kuri iyi saha nitwa Jabo Marashina ari kumwe na Nikora mwese Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.